Yes, ni amakuru ari breaking news. Turi ku itariki ya 15 ukwezi ni ukwa gatatu. Uyu mwaka turimo n'umwaka w'ibihumbi 2026. Ngira ngo uri kubona kuri iyo screen yawe ni impanuka nk'uko uri kuyibona. Ni impanuka zigera kuri ebyiri tugiye kuza kuba twagarukaho. Ngira ngo hari impanuka ya mbere uri bubone, izi modoka za nowa zitwara abantu bagera ku 8 gutyo. Ngira ngo uriwo urabona ko iyi modoka yataye umuhanda, hanyuma uri buze kuza kuba wayibona muri jaride hamwe nyine bacuruza ibijyanye n'indabo n'amavaze, ariko na moto iryamye mu muhanda. Ngira ngo turi buze kuza kuba muri iyi nkuru twabana nanone muri indi mpanuka ya kabiri. Navuga ko ari impanuka zabaye nta gihe cyaciyemo kinini, ubanza nta n'amasaha abiri yaciyemo. Ni impanuka zisa nkaho zabereye rimwe, ariko kandi kuri iyo screen nanone uri buze kuza ko wabona ifoto y'imodoka ya Prius. Urabona ko breakdown iriho irayiterura. Ngira ngo izo mpanuka rero zigera kuri ebyiri nizo tugiye kuza kuba twagarukaho muri aya makuru nabateguriye aka kanya. Ngo ikaze muri aya makuru arambuye, nitwa Shadu, iyi ni Shadu 250 TV. Inkuru ya mbere ni inkuru y'iyi mpanuka ya Toyota Noah. Urabona ko yangiritse igice cy'imbere, ariko kandi hari n'ibirahuri byo mu mpande byagiye bivamo. Urabona ko ari imodoka rwose ubona ko yataye umuhanda yagenderagamo, ikaza neza igaparika muri izi ndabo, cyangwa se ahantu bacururiza ibintu bijyanye n'indabo n'amavaze. Ariko ni na moto, hari abantu bari kuvuga ngo ni Spiro, ariko ntabwo ari Spiro. Ni moto y'amashanyarazi, ariko ntabwo iri mu bwoko bwa Spiro. Abantu benshi bumva ngo moto ngo yakoze impanuka ngo ni Spiro. Oya, iyi moto rwose ntabwo ari Spiro. So ni impanuka rero yabaye uyu munsi ku gicamunsi, aho yabereye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kimironko, ahazwi nko ku Mavazi. Ahantu ngira ngo abantu bakurikirana umutekano waho baravuga ko rwose ubanza ngo nta kwezi kwashira atabereye impanuka, ngo bitewe n'imiterere yaho ngo ateye nabi. Ngo nta kwezi kwashira, ngo rwose abantu benshi bari kugira inama abashoferi ngo ahantu nimujya muhagera mujye muhitondera. Ni nk'agace kabaye virusi niba ari muri Kirehe kitwa ngo niba ari Cyunuzi, hari kugwa amakamyo. Mbega amakamyo, hari kubera impanuka bita ngo Cyunuzi, hari kubera impanuka z'amakamyo byo ku rwego rutavugwa. Rero n'abantu benshi bari kuvuga bati aka gace mw'abantu mwe ku Mavazi mu Kimironko ni ukuyitondera, kuko aka gace nako karateza impanuka zikomeye cyane. Ni impanuka rero y'iyo modoka uri kubona kuri iyo screen yagonganye na moto. Ariko nge ntekereza ko nanone ukuguta umuhanda kw'iyi modoka ya Noah byanga byakunda, wenda ari ukuntu yakatiraga iyi moto, kubera ko ngo byakubitanye nyine byagonganye. Ubwo rero bikarangira umushoferi aje kuyiparika muri aya Mavaze nk'uko uri kubona kuri iyo screen. Gusa Imana yakinze akaboko, ntawe uratangazwa ko yaburiye ubuzima muri iyi mpanuka. Biravugwa ugukomereka, haba uyu mumotari ndetse n'uwo yaratwaye ndetse n'abari mu modoka, bose bakomeretse. Ariko nk'uko nyine bose nyine victims muri iyi mpanuka, abantu nyine babonaga ko nyine impanuka nyine ni impanuka. Ariko hari ukuntu ureba umuntu ukavuga uti nyamaze uyu muntu ni ugusenga, ni ukujya ku mavi, ashobora gupfa. Ukabona yakomeretse nyine byo ku rwego rwo hejuru. Biravugwa rero muri iyi mpanuka ko rwose Imana yakinze akaboko, nta muntu wakomeretse byo ku rwego rwo hejuru. Bose bahise bajyanwa ku bitaro, ubu bari kwitabwaho n'abaganga. Ngira ngo urabona ukuntu
imiterere y'iyi mpanuka mu by'ukuri yari imeze. Impanuka navuga ngo yari iteye ubwoba. Reba kuva mu muhanda imodoka ikaza mu ndabo ikaza ikurira ikagira gute igaparika aho ngaho, kandi urabona ko nk'uko uriho urareba imiterere y'impanuka nk'uko nabikugejeho, igice cy'iyi modoka cya Noah cy'imbere urabona ko cyangiritse byo ku rwego rutavugwa. Ubwo byumvikana neza nyine ahantu yagiye inyura n'ibiki yataye umuhanda. Ikintu cya mbere ni uko Imana yakinze akaboko, ariko abashoferi nanone banyura muri iki gice bitonde cyane. Si no muri iki gice gusa, n'abandi bashoferi bose mwitonde ikintu bita impanuka. Mw'abantu mwe simbizi, impanuka muri iyi minsi ziri kugenda ziyongera, sinzi ikintu kiri kuba. Ariko kandi hari n'indi mpanuka nk'uko nabikugejeho muri intro y'iyi nkuru tugitangira. Nanone navuga ngo ni mu bihe bimwe hari impanuka ikomeye mu ma saa saba yabaye ku Kinamba hafi y'urwibutso rwa Kigali Gisozi. Ngira ngo urabona kuri iyo screen imodoka ya Prius nk'uko nabikugejeho, ni imodoka nayo bivugwa ko yagonganye na moto. Nanone yagonganye na moto. Urumva izi modoka zose, izi mpanuka zose zabaye, ni imodoka yagonganye na moto, ni imodoka yagonganye na moto. Ngo muri kumva rero niba ibi bintu bitangiye gutya, mu gusenga hakabamo kwitwararika, hakabamo kubahiriza amategeko y'umuhanda. Ni impanuka, iyi mpanuka tuyigereranije n'iya mbere, biravuga ko iyi mpanuka yo yari ikomeye. Iyi mpanuka ngo yari ikomeye byo ku rwego rutavugwa cyane kuri moto iyi modoka yagonganye nayo. Biravugwa ko abo yari ihetse bakomeretse mu buryo bukomeye cyane, ndetse bari no babibonye bimwe nakubwiye ngo hari ukuntu ureba imiterere y'impanuka, abari barimo victims mu mpanuka ukavuga uti nyamaze aha hantu rwose nihataba ukuboko kw'Imana uyu muntu ari buze kuza kuba yaducika. Biravugwa ko bitewe n'ukuntu ngo umumotari yakomeretse mu buryo bukomeye, ngo bishobora kurangira nyine ubwo nababonye imiterere y'impanuka, kubera ko ngo uko bamubonaga babonaga asa nkaho ngo yaviriyemo imbere. Cyakoze ijisho nyine ry'abantu bari aho ngaho bashobora kuvuga bati bimeze gutya na gutya, nyamaze yagera ku bitaro ugasanga wenda nyine ntabwo nyine byageza nyine aho gupfa, wenda bamwitaho akaza kuza kuba yagarura ubuzima. So ni ukuri Imana ibarengere. Impanuka ya kabiri n'uwo yari ihetse nawe donc ngo bakomeretse byo ku rwego rutavugwa, mu gihe bari muri iyi modoka bo ya Prius nta kintu ngo bigeze baba, ariko urumva nabo ni ukujya ku bitaro. Ariko ni impanuka yari iteye ubwoba. Iyi mpanuka yabereye ku Kinamba, abantu bayibonye mw'abantu mwe ngo yari kuye umutima byo ku rwego rutavugwa. Ngira ngo urabona nanone uburyo iyi modoka ya Prius nanone yangiritse. Ngira ngo uriho urareba kuri iyo screen uburyo parabrise y'imbere, uburyo ikirahuri nyine cyabaye. Nyine mw'abantu mwe birarenze ni ugusenga. So reka nsoreza aha, nihanganishije gukira vuba aba victims muri izi mpanuka zigera muri ebyiri, haba iyi ya Prius uko nabonye igice gisa nkaho ari icy'ibumoso, nicyo umushoferi asa nkaho yakubise iyo moto byanga byakunda. Igice cy'imbere cy'iyo Prius cyangiritse nyine ubwo basekuranye nyine. So tubifurije gukira vuba aba victims muri iriya mpanuka ya mbere, muri iyi ya kabiri. Ariko kandi ni kenshi polisi, inzego zishinzwe umutekano, murabizi ko hari gahunda ya ndinda turindane tugereyo amahoro. Sinzi niba nyivuze neza, ariko ni muri uwo mujyo, ndinda nkurinde turindane. Byanga byakunda nuko gukora, ubwo nabivuze nabi ariko nibwo busobanuro. Niba uri mu muhanda, niba uri umugenzi ntwaye ikinyabiziga, reka kumbangamira nanjye ndeke kukubangamira. Turindane, twubahiriza amategeko y'umuhanda. Niba uri umunyamaguru, niba utwaye imodoka, uri umuyobozi w'ikinyabiziga, wubahirize gahunda ya gerayo amahoro.
mu by'ukuri wubahiriza amategeko y'umuhanda, ibyapa byashyizwe mu muhanda, ayo mategeko nyine ya buri kimwe cyose uyubahirize. Ni kenshi rero inzego zishinzwe umutekano zigenda zikangurira abashoferi iyi gahunda mu bihe bigiye bitandukanye, mu nzira hehe na hehe, ariko kandi banihanangiriza abashoferi babagira inama ngo mu by'ukuri mugerageze mwubahirize amategeko y'umuhanda, kubera ko once ugenda mu muhanda nabi, buriya buri gukina n'ubuzima bw'abari gukoresha uwo muhanda, ariko kandi n'ubwawe butisize, kuko byanga byakunda nukora impanuka urumva nyine hakaba icyo kibazo kimeze gutyo, ushobora nawe kubigendera mukica abantu. Ni kenshi polisi igira inama abashoferi ngo musuzumishe ubuziranenge bw'ibinyabiziga byanyu muri controle technique, musuzumishe murebe uko bimeze, mupimishe imyotsi, mupimishe ibyuma, buri kimwe cyose mukoreshe controle technique. Ariko hari abagenda ngo bagakora amanyanga, bakagira gute, bakagenda bagafungishamo ibyuma, bakajya muri controle, hanyuma akajya mu muhanda. Ayo mayeri ngo abashoferi basanzwe bayakora, ariko uwo si umuco. Buriya uba uriho urakina n'ubuzima bw'abantu, ariko nawe utisize. Ariko kandi ngira ngo noneho ku kijyanye no kunywa inzoga, gutwara wenda wanyoye ibisindisha, ndi kubivugira muri rusange kubera izi mpanuka nyine ziri gukomeza kuba. Ngira ngo murabizi ko n'ubu itegeko ubu ryaravuguruwe, kuba bagufata wasinze ni hagati y'igifungo ngo cy'amezi 3 kugeza kuri 6 gutyo. Ubu ntabwo ngo ni ukugufata ngo ni uko ngo bakaguhishamo ngo ugatanga amafaranga ngo ukajya kuburana ngo perime yawe, ujya ubu ni ukugufunga. Bipfa kuguhama ni ukugufunga amezi 3, ukamara muri gereza amezi 3. Bya bindi wavugaga ngo ubwongo kunywa ngo ibiki, ubu urumva ko itegeko bashyizemo umugozi, noneho itegeko ryakaze. So ibyo byose rero ni ukubyubahiriza mu muhanda, ariko kandi abantu bakirinda gucomora utugabanya-muvuduko buri kimwe cyose, kugira ngo ya gahunda yagerayo amahoro polisi igenda idushishikariza mu by'ukuri irusheho kuba yagerwaho. Reka ndeke kubatindira nsoreza aha ngaha. Nitwa Shadu, iyi ni Shadu 250 TV, ndabihanganishije, mbifurije gukira vuba, Uwiteka abe mu ruhande rwanyu. Hanyuma nsoreje aha, dukomeze tubane mu zindi nkuru zigiye zitandukanye.